yemwe umwana nyamukuru koko mwana mwese nyirima Samura Kaguru witeguye guha uyu mubyeyi imbabazi urabona ahamagaye muri mwewe ariko twahamagawe mwahamagawe nanjye ni ukuvuga umurwayi yaje ninjye wabahamagaye Sarongo ntabwo mwemera kuko njye ndavura kandi bagakira none se ntago avura aravura ku giti cye impamvu utamwemera ni iyihe kuko nta impamvu ntamwemera nta transfert yave wangigiwe oya njye nkora ibyo ndi kuvura kugendera mu kirere bivura umuntu ze njye nshobora kuroba ingona oya yararobye amafi umuntu yakwibaza ngo kuri icyo kibazo kijyanye n'ubushobozi cyangwa se n'amafaranga mwamarariye abantu nibijya bigaragara tujye tubishyira hanze tuze mwaje gukina hano muhaguruke mugende nimba mutayishaka muhaguruke aho zituye nta kibazo ntago twenye kubaza kunumva ubwo twanagiye kunumva kakana gafite amagambo akarenze Gasaro TV ko mubona duhagaze ahangaha ntago ari ngewe ntago ndi kinyamakuru kimwe ni kumwe n'abagenzi banye nkuko twahamagawe kugira ngo tukore ikijyanye n'ubuvugizi turebe koko nimba bavuga ngo ba bantu bavura abantu n'abateka mutwe niki mu matwa tujyane koko aramuvura ntamuvura ese arabishobora niyo mpamvu twamuherekeje nkuko yabidusabye Patrick neza bite amahoro mzee turi kuri Gasaro turi kuri Dream TV turi kuri Hobe TV turi kuri Hobe TV izo channel babanze banazisure bakore subscribe niba batarabikora kugira ngo tubagezaho amakuru agezweho 5 ikintu cya mbere n'amakuru nibwo buryo dukomeza kugira tubashakira amakuru agiye atandukanye okay iyo baduhamagaye twambarira gutsinda na gutuya dutsindwa turajya ngo none tumenye ko inkuru tuyatubona ibigana tuyatubona ese koko abaganga baravura cyangwa ni babandi babateka mutwe reka tunyarukane nabone mu mama ubere shangazi ura mwana turagira ngo tumuherekeze gatoya tumuherekeze gato tujyane nawe cyane ni mwana wanjye nawe cyane mwana wa musaza wanjye ubu ni muri rusange biba bimeze bite ibimufata bimeze bite uko abitubwiye bibwana badukurikiye ajyaga ku ishuri kumva umuriro uramucanye ariko mo imbere atari inyuma akabira icyokere yaba ari mu rugo iwanjye nta kibazo yagera ku ishuri agapfunika akarenge ngo niyo mpamvu nabashije kugira ngo mbatumeho umurebe ukuntu mwamfasha barambwiye ngo hari umuganga uhari nshaka kugira ngo mutsede niba mfite imodoka ari mu ntebe ifite ugezeyo ndi umwana wanjye akagira ariko watubwiye ko kwa muganga ari hano hafi yawe utuye hano hafi twanagufasha twerekeza kwa muganga hanyuma ubundi muganga yavuga ko azamuvura ugeze kutubwira ngo yageze kwa muganga nako yageraga ku ishuri kabiri byuya bivanze n'amaraso noneho birangira noneho no mu rugo ariko bigenze ikibazo aterwa ngo na mukase niko bimeze oya ntabwo mvuga ngo ni mukase simbizi neza ariko uwo muganga bandangiye barambwiye ngo aravura niyo mpamvu nabatumyeho ngo mumerekeze rebe niba umwana wanjye yakira kuko niba mwana nsigaranye n'umwana wa musaza wanjye njya nitinyira buriya muri rusange uraza kumuterura ugerageze nyine tuze kugendana ihangano byahe kibara kirigata byahe kibara kirigata abasha kuvuga se yamvugisha avuga rimwe na rimwe Yesu we yemwe umwana nyamukuru koko mwana mwese nyiri mwana wanjye arapfuye we mwana barapfuye koko mwana wacu arapfuye we arapfuye we koko nukwemeza kare nuko yaba turebe ukuntu twabona tumujyane mu gacucu tumujyane aho mu gihugu komanga ntagarapfa tumujyane mu gacucu tumujyane mu gacucu ariko se we aba bantu babaye reka tumushyire mu gacucu
ntabwo arapfa ntabwo ari humura muganga w'abandi mu maguru araye kanganye n'umugende ni ibiti mujyane kwa sohanga baragatwara shize tuzi kugendana harya abaganga bandi itangazamakuru n'umutama nahagaze ko bababonye ihangana arakira twinjire kwa muganga ndi kumwe nawe turi kumwe urakira mwana wanjye we nageze ku bitaro urakira humura muganga arikanze ariko muganga uraza kwihangana twe turi abanyamakuru twaje kugira ngo tumenye ukuri n'umubyeyi atube tumuherekeze niyo mpamvu tuje hano ndabizi muganga utabaye ntuze kuduteza imyuka mibi rwose ari gusha we arakira reka nakwizera nako we nako so badukurikiye nk'uko mubibona muganga rwose wihangane tuje gutya turagira ngo tumenye koko nimba ibyo ukora ari byo nk'uko twahurujwe n'uyu mubyeyi turashaka wenda ntugire icyo uza kudukorera ni itangazamakuru turi benshi kugira ngo tumenye nimba ukuri kwawe mu byo ukora nimba ari byo cyangwa ari ibinyoma nk'uko bajya babivuga mutegeze murabibona mugabo batwemera turagushyira mikoro yacu ku ruhande nimba nta kibazo tuje tutateguje ariko ukuri burya nimba uyu mwana reka bikore ku bw'uwo mwana nta mafaranga ari mu muce nta mafaranga hari imodoka igenda nta esanse yewe sinjya nanirirwa mugaturaza akantu ntacyo wamfashe kano kantu ufashe twitorera umuganga nongera ubwoba nyamuneka iyo mikoro nayo itaza kugira ikibazo tisubira hariya ndi kubona muje mucanye amakamera bimeze bite nta kibazo turashaka kumenya ukuri nuko n'umubyeyi yavuze ko yaguha amafaranga akuzana amafaranga ushaka kumuvurira umwana we nyirasenge turashaka turebe ko nimba uri umuganga nyamuganga hanyuma nutamuvura tuzashyire hanze ko uri umutubuzi nk'abandi uko bajya babikora muje guhinyuza tuze guhinyuza ibyo tujya muje guhinyuza ibyo mujya mwumva muhumura arakira nk'uko bimeze umaze kumenya icyo arwaye muhumura arakira uyu mubyeyi yari yarambwiye ariko ntabwo azi iby'umwana warwaye ariko ngenda bizi muganga tabara amaraso y'umuntu ibindi biratuganiriza nyuma badukurikiye tugiye kureba ibigiye gukurikira nsanze nari ngiye gutekera agatabi mwiyegamize mubyeyi mwiyegamize ndamwiyegamiza sinko imbaraga zashize mwiyegamize amaze igihe abasore wamufasha abasore mufashe ntakira arabatwara umwana ariko ni umwana wamaze kuremba cyane ndi kumwe nawe humura nibageze ku bitaro bawakize mukobwa mwiyegamize mwegure gatoya mwegure gatoya mwegure use nk'umwiyegamije muhinire ipantaro zamure gatoya ipantaro imbaraga zarashize uwo muriro umurimo ndawumukuramo zamura ipantaro umurakira zamura ipantaro urakira zamura ipantaro urakira umuriro ukeye ni n'akaguru
zamura akaguru. Zamura akaguru. Zamura akaguru. Nambara kigira muganga. Zamura akaguru. Hino akaguru. Karibu kuza sagasaba. Muraho murakira naho. Murakira. Uri kumva umeze ute mukobwa? Hebuka. Hebuka. Kumva umeze ute? Uri kumva umeze ute? Icara neza. Icara neza, imbaraga ziraza. Imbaraga ziraza mubyeyi. Imbaraga ziri rwose. Mera neza. Mera neza. Mera neza. Ikintu mushaka ni iki? Mushaka kumenya uwamuhumanyije? Umuteje umuriro. Ikintu nshaka muganga. Ni nka nayiguha ariko nkamenya ukuntu umwana wanjye cyapfuye azize. Cyapfa azize. Yararoswe. 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 Arakira. Arakira. Ayigama. Arakira. Reba hano. Uri kumva n'akantu kari kuza. Uri kumva. Tega amatwi, reba hano. Reba n'umukobwa. Barakira se mwana yanjye. Arakira. Ako umuntu wakiriye umwana nabi. Arakira. Arakira. Amushaka pe. Arakira humura. Humura ari bukeye. Reka nze mpamagare ihembe ryanjye rimuzane. Ihembe ryanjye yahoze bamwakoze. Nzaguha agahenge kamwe akajyana mu minota ngo uze bitanga. Cyangwa uyu mugizi wa nabi wagiriye umukobwa nabi. Ndamushaka mubuze kurya ntanyare. Ihembe ryanjye ndamushaka ihute umuzane njyana rutinarizi babaze mu bazi bamwakoze umuzane. Ndamushaka ihembe ryanjye muzane. Nzaguha agahenge kamwe nzajyana mu ivu ryari kujyana ku buriri. Cyangwa muzane ihembe ryanjye muzane. Muzane ndamushaka. Kubera isera kubyara kutabesha Ni mukase we. agakunda kuruta abandi bana Ayiwe ni mukice nacyo. Ni mukice we. Abanyiri mwana nabi. Uramuzi? Ayiwe ni mukase. Mukase mwana wawe. afite ubwenge bwinshi akamukunda kurusha abandi ubwo rero akamutanesha naho nje abanje akadushira inyuma twese nicyo tukumva ntakire kuva sinzongera nari ntabwo nzongera ukundi muheno mu Rwanda Kumva umeze ute? Umeze hoya tuzi. nzongera na rimwe Imana ireba imbabarire waba umugome we kice nacyo sinzi ibintu biri kumfata mu mbabarire
we yarahise mwana wanjye oya ntabwo nzongera mwana we urakira ntabwo nzongera umuzumugirira iki umugirira iki isegereza wanyirukora iki ntabwo nzongera mubabarire yarakwishe mwana wa mubabarire ntabwo nzongera we mbabarire mumubere ikintu kimwe mumubere mbabarire unanegera umugire nuko umwana wanjye ngwagurutse ugende ntabwo nzongera oya mwisegereza wagenda mubonye ni muzima ntabwo nzongera uri kumva umeze ute mukobwa uri gushobora kuvuga mama garasa ambwira ngo umwana wanjye ngo wamenya twite kumenya mukata usore hanze oya muka oya ariko nawe umwisegereza wanjye nyina yarapfuye ntabwo nzongera mbega umugome mubi w'umurozi uyu mwana muzizaga iki uyu mwana nta kindi nta kosa rye riri mu rugo ahubwo icyo twapfuye ni uko yari afite ubwenge burenze noneho isaka mukunda kurusha kwanje ubwo nanjye musakamira nkumenyetse ku ruhande nta kindi ndi gupfa nawe kuba kiboneshereye se ngo afite inda oya wari kumuharabika kubera iki uretse ko ari kugira ngo ndebe ko ise yabiha agaciro hanyuma hasigaye nanjye akaja aramenya abana banje akabishira mu ishuri uyamushiza mu ishuri rihenze ndabwira musaza wanjye akwirukane kandi imbabazi imbabazi mumbabarire rwose ntabwo nzongera pe umeze neza ko ndi kumva ugifite umwuka muke amaze igihe yari yararembye muga yari yararembye ntakirya ntakinywa umwana nkamubaza ngo mbese kose wari bwumbwira ngo ufite yaje ari gushobora kuvuga se mwaje mumuteruye singewe urose ngeze hano natabaje abanyamakuru nitabaza abaturanyi baramumfashije mbonye ngeze hano kumbi ni mukase reba nuko reba mugabo uyu ni yitwa nde mukaso umukobwa urabona uko ameze urabona yabaye muzima mwitegereze uri kubona uko yaje ariko akimeze ariko ureba mubaze uko yitwa wumve karayo witwa nde wowe witwa nde mukobwa irindi witeguye guha uyu mubyeyi imbabazi haguruka mubyeyi haguruka mubyeyi n'agahinda k'ibyo umura nta kibazo afite ndabizi nta kibazo afite haguruka uko mumeze ute mubyeyi haguruka umwisegereza wanjye arihe aragufashe humura tuza musohoke mwewe musohoke kubera ko musohoke mbanze muri ubona hari umurwayi wari urembye cyane muje mwinjiranye musohoke ndaje mbasabe mugende mwice mu ruganiriro mwihute vuba mwihute oya nta kibazo afite musohoke yes nyuma yuko twahawe umwanya utari muto yadutegereje umuganga kugira ngo avure uriya mwana w'umukobwa ndetse na mukase yaje kuhagira murabona uko byagenze haje kuba imvururu hanyuma muganga aravuga ati abanyamakuru musohoke hanyuma mvure muntegereze ndaza kubaha ikiganiro niyo mpamvu tumwicaje hano hanze kugira ngo tugire ibibazo bimwe na bimwe tumubaza mu minota mikeya mu kubita ibibazo bya bintu by'ibibazo by'ubwenge nyine numve ko bimeze hanyuma agira icyo abwira abadukurikiye moga amasaha abiri duhagarikije hano
mwihangane niko bimera. ndabaza kukubaza ikibazo cya mbere, kubera iki batwirukanye tubona noneho wari uvuye akize cyangwa worohewemo, hanyuma wari umuzanye agahita ahura n'ikibazo? ni mosiyo, ni ibyishimo, ni uburwayi yaragize amarira y'ibyishimo. Yagize amarira y'ibyishimo, abonye mwisengeneza we yongeye kuba muzima, yongeye kuvuga. ubu ngubu tubonye nyirasenge hari icyuma mushyizemo cyo kuba aruhukiyemo, hanyuma mukase n'uwari urwaye ubasize mu cyumba. bari mu cyumba barakora iki? gahunda ziye gukurikirana izihe twebwe tutari bubashe kubona? oya, kwari kugira ngo nyirasenge abanza atuze kuko ari wari ufite uburakari. hanyuma dusangize, umaze imyaka ingahe cyangwa igihe kingana iki ukora ibintu bijyanye n'ubuvuzi bwa gakondo muri rusange? ese ubundi ni umuganga, ni umupfumu, ibyo bintu bijya bica? reka manza nsubize aho ngaho, ambwira igihe amaze, hanyuma ahita gusubiza n'icyo ngicyo. maze imyaka irenga 12 mvura. mugenzi wanjye arakubajije ati uri umuganga cyangwa uri umupfumu uko bajya babivuga? wabyita icyo ushaka, mfa kuba ntari umwicanyi. ariko umupfumu si ijambo rivugitse nabi. ni nabyo byanjye kuko sintanga ibinini. kuki babita abapfumu? bavuga ko ubundi mu mvugo nyarwanda bakunda kumva ko umuntu uvura bya gakondo ari umupfumu. ariko bivuze ngo ntabwo uri umwicanyi, kandi umuntu ashobora kubwira ati kanaka yaramukiye mungirire gutya. oya, ntabwo twica. none hari abantu baba bagiye bakurikiranye badukurikira mu biganiro bigiye bitandukanye, haba abantu bari hanze y'u Rwanda, haba abantu bari mu bihugu bigiye bitandukanye, n'umuntu utari mu Rwanda wenda uri hanze y'igihugu, cyane cyane abantu bari muri Amerika, i Burundi, n'ibihugu byose byo ku isi. umuntu akaguhamagara kuri telefone akavuga ati ndashaka kumvurira umwana, cyo ndashaka kumvura, cyo banyibye, ndashaka kugaruza ibyo banyibye. ibi ngibi bimeze bite? ukoresha iyo system? iryo ni ibanga ry'akazi, aho waba uri hasi hose ku isi. tumara impungenge n'abadukurikiye bamara impungenge. hari ababa bafite impungenge bakavuga ati se ndamwohereza amafaranga, aravura umuntu wanjye arakira, ese nimba umuntu wanjye atari mu Rwanda aramuvura akoresheje iyo system? hari ibyo ngusaba, wowe umpamagaye unyoherereza ifoto yawe, ukanyohereza n'icyifuzo cy'ibyo wumva ko ngufasha, nkagusuzumira. nasanga ari uburwayi bujyanye n'amarozi cyangwa indi myuka, byayindi bajya bavuga ngo ni imyuka mibi, ubundi nkaguca ibyo abakuru bansabye. wajya gukorera ubuntu udacana amafaranga kuko bose ntabwo banganya n'abo. nta modoka igenda nta esanse. ubwo yuvuze ngo mwavuye, yuvuze ngo nkora ibyo umuntu ansabye, ibyo umuntu agusabye byose urabikora? hari ibidashoboka. nk'ibihe? ushobora kunsaba kwica umuntu kandi sinica. umuntu yaza akakubwira ati ndogera kanaka yaranjengeje. usibye n'ibyo ngibyo ushobora no kunsaba nk'umuti ngo ujye gupfumura inzu y'umuntu asinzire atege ukanguka. nabishobora, ariko ibyo sinabikora. wavura abarwayi? mvura umuntu urwaye, baba baguhemukiye, baba bakwibye, nkakugarura ibyo wibwe. ikibazo cy'amatsiko, kuki mukunda gukoresha ingoma, mugakoresha amahembe, mugakoresha inzu n'inzabya n'ibicuma n'ibiti? iriya systeme ihurira he? n'ibintu gakondo. uba ushaka ngo nkoreshe amacupa y'inzoga? iriya misaraba twabonye yivuze iki? iriya ni ibanga, ni indage z'abasogokuruza. twabonye hari ibintu wamusize mu kirenge no mu mutwe no mu maboko, usuka amazi ahita azamura umwotsi. nuriya muriro wari umurimo. abavuga ko ibintu mukora n'ubundi ari fizike, umuntu ashobora kubiterateranya n'ubundi uriya muriro ukavamo. uwo muntu ubivuga azabigerageza, agenda abikore, avura umuntu akire, nawe mumusure abaho ubuhamya. Mugasarongo uramwemera? Sarongo ntabwo mwemera kuko ngenda avura kandi bagakira. none se ntago avura? aravura ku giti cye. impamvu utamwemera ni iyihe? kuko nta impamvu ntamwemera, nta taransiferi yave wangigiwe. we yaviwe izi wawe yahava. duha urugero rw'abantu nyine bavuye iwe noneho bakazi wawe. ubwo waba ugiye kwinjira mu bintu byinshi bigize ntari ngombwa. iyo bavuze ko se abo baganga cyangwa se abo bapfumu musa naho mukora ibimeze nka competition, ariyo mpamvu ushobora kuvuga ngo reka nka se Sarongo kugira ngo nze kubona ba bantu banga. oya, si mukasi bikorwa nibyo bimukasa. biriya binavuga ko agendera mu kirere se cyangwa agendera hejuru y'amazi, wabikora wowe cyangwa kuri we ni montage? oya, njye nkora ibyo ndi kuvura. kugendera mu kirere bivura umuntu ze? kugendera mu kirere bivura umuntu? ariko warobye amafi ari hejuru y'amazi? kuroba amafi ibyo
nitujya muri competition yo kuroba amafi nge nshobora kuroba ingona we yararobye amafi. Okay, birumvikana noneho abakugana noneho abarwayi cyane cyane abarwayi abantu kubanza usangize indwara uvura ni nkizihe nizo utashobora nizihe? Indwara ntavura nizijyanye n'ibi bisanzwe bajya kuvura mu bizungu baguha ibinini ikitwa amarozi aho kiva kikagera. Akubwirwa n'iki ko umuntu bamuroze muga? Ndasuzuma nkabimenya. Usuzumira ko nta kinini ugira na rushinge utera umuntu. Oya icyo niho bibera ibanga ry'akazi. Kubijyanye n'ubushobozi cyangwa se amafaranga abantu bajya batwandikira bakaba turi muganga mwazanye hariya yaratubeshye yatuririye amafaranga bakaduha na screenshot tuba tuzifite. Umuntu yakwibaza ngo kuri icyo kibazo kijyanye n'ubushobozi cyangwa se n'amafaranga mwamarariye abantu nibijya bigaragara tujye tubishyira hanze tuze. Ibyo ngibyo birumvikana n'undi wese uzarya amafaranga y'abantu ntamuvure ntamuye n'impamvu yatumye uwo muntu adakira. Bibaho ko nshobora kuguha umuti ukawukoresha uko ntawuguhaye. Nshobora kuguha umuganga no mu buvuzi busanzwe muganga ashobora kuguha ibinini ujye unywa kimwe mu gitondo ikindi nimugoroba ugasanga uragiye ibinini 10 by'iminsi 5 ubinywereye umunsi umwe. Icyo gihe birakwica ntabigukiza. Wenda turashoje noneho tubwira akarusho kawe. Wenda tutarasoza arahita gusubiza icyo ngicyo. Akenshi icyo kintu cy'amafaranga gikomoje ku bantu baba bahanze cyangwa se abo bita diaspora. Ndibaza ngo iyo miti mubaha ibageraho gute? Kuko akenshi bajya bavuga umuntu namuhaye amafaranga ariko bitewe na process yo kugira ngo ibintu bizangereho birapfuye. Ubundi ibyo bintu yo muvuganye iyo miti mugera hite niba ari imiti? Ubundi ikintu ibi aho bibera ubuvuzi gakondo niyo mpamvu batwita abapfumu. Ntabisaba kuba uri wicaye imbere yanjye aho waba uri hose ku isi. Nimba ngusabye ifoto yawe ukayima ibyo nakagukora imbere kuri ya foto ugakira. Hari ikintu utagiye udasubizaho neza muri rusange wemera ko hari abarya amafaranga y'abantu bibaho hari abatwitirira hari abuze wenda byawe bakarya amafaranga y'abantu b'abadiaspora bari hanze batabasha kuza mu Rwanda. Gusa si ngombwa ko mbarondora amazina ariko ibirego bigenda bingera. Ababikora noneho urababwira iki babicirize? Abikora baraje niba tabireka baraje. Ngewe iyo umuntu yaguhemukiye mufata nk'umujuru wari we wese. Ikindi kibazo tugana no kumusoza kubera iki mukunda kwifashisha itangazamakuru iyo umuntu ashoboye yamamaza ibintu cyangwa abantu barabyibwira. Icyo kintu baje ni kiza cyane niyo mpamvu mwatangiye kuza ntashaka ko munyinjirana. Hari uwo nahamagaye muri mwewe ariko twahamagawe mwahamagawe nanjye umurwayi yaje ninjye wabahamagaye wari urwajije yaduhamagaye kugira ngo twerekane ko niba uri umuganga w'ukuri ariko muri twebwe twemeye muvuze neza niwe wabahamagaye. Nigeze mbahamagara hari itangazamakuru mwe hari uwo nigeze mpamagara hari ufite nimero yanjye nkizanye ngo tubwira akarusho kawe noneho arabazabona nimero za oya ibi ngibi ibyo mwakoze sinabatumiye ngo mugende ngo mushe mu itangazamakuru nimushaka mu byihore. Nta gushaka kwiyamamaza. Nta nshaka kwiyamamaza nimushaka mu byihore. Ubwo umuntu uzabona nimero ziriho kuri canimwe hari nimero nabahaye hari nimero nabahaye mwe noneho kubera twebwe turazishyiraho noneho muzirote mbizi ko mutazizi kuko nta none ahamagaye muzishireho mugende muzishireho. Ngecyo navuga kubyo nongeye ngaruka kucyo nababwiye. Uwari wese ujungana akurikiza ibyo mubwiye. Iyo ugiye iruhande y'ibyo nakubwiye umuti ntushobora gukora. Naguha urugendo akubwaho nshobora kuguha ibinini umuganga akaguha ibinini kimwe mu gitondo ikindi nimugoroba. Bya binini ukabinywera kimwe bitewe n'akazi kawe ugiyemo. Birwanira mu mubiri wawe nta kintu bigukiza ahubwo birakwangiza. Iyo umuntu muvuganye bijyanye n'amafaranga tuvuge wenda umuciye 100 cyangwa 200 cyangwa miliyoni umuhaye imiti birangiye atakwishyuye amafaranga umukorera iki? Ntabwo ibyo bintu bipfa gushoboka. Kuko nababwiye ngo nta modoka ishobora kugenda nta essence. Kuki mwishyuza mbere? Kuko hari igihe abantu bakunda guhemuka kandi kumpemukira nkagira ibindi guteza ugatangira ukavuga ngo ndi umurozi nakuroze nta biba ari ngombwa. Yigeze bibaho hari umuntu wigeze guheza umuntu wigeze guheza amafaranga hari uza kwikubita imbere hari uzumbwira ngo nta bushobozi kandi nge mba mbibona amaso yanjye afite uko areba mba mbibona ko ufite ubushobozi. Umuntu aje nta bushobozi afite ubibona wamufasha aje nta bushobozi ubibona ko nta bushobozi ubibonera he oya mfi
iryo ni ibanga ryanjye n'amaso yanjye mfite uko ndeba njye. Abari badukurikire ka wenda ibindi muzagera mubikurikirana muganga n'ubwanze ko dushyira nomero ze twe turashaka kuzishyiraho noneho abandi bazaza kwivuza bazaduhamagara noneho badutumwa nimba koko ibyo avura. Nababwiye ngo nimero yanjye hari uyifite muri mwewe kutinya kwitangaza nta natinye kuyitanga ahubwo kubaza hari uyifite hari ngaho yiduhemuga tutagiye kuyisaba nimba ibyo ukora biri mu mucyo nimero yanjye kandi bajya abantu abo hanze bajya baduhamagara muganga yaramvuye yamvuriye umwana n'ibikintu kinarakize uzamamagara nenga ibyo wamukoreye nzabisha ku karabanda nicyo mushinzwe na nubundi muzaze ntabahamagaye nkuko mwaje abantu barwaye benshi baba hanze bakeneye kubaha nomero zabo. Ukeneye nimero yanjye aho waba uri hose iba no kuri WhatsApp. Utari kuyitanga uyitanze ute? Waruduhakaniye muhaguruke mugende mukurambira gutegetse kuyitanga. Oya mwitangira murabinsa mwaje gukina hano. Mwaje gukina hano. Oya utaduteza imyuka biba muganga. Oya mwaje gukina hano. Muhaguruke mugende nimba mutayishaka muhaguruke. Oya zutuye nta kibazo nago twenye kubaza. Kunumva twanagiye kunumva kakana gafite amagambo akarenze hagiye mujya amagambo make kikaba kana bagiye kujya bavuga ngo abanyamukuru mugira amagambo menshi kuko namwe mukomeze mu bikurikirane. Nimero yanjye iba kuno kuri WhatsApp aho waba uri hose ku isi haba no mu Rwanda urampamagara cyangwa ukanyandikira ni 078 3 7 9 5 abanza police yakurikiraho magana nakubwiye mu magambo ufite uravuga ugiye kuvuga yawe anatavura sinye ni muganga ko ncuruza umunwa uba mukatinga tugende mukati mwakoze bari badukukiye mu kiganiro twizere ko TV mwakoze cyane kuri cyane yawe TV Agasaro TV Hobe TV neze budusure kandi mukurikirana ayo makuru ubwo umuntu uzajya uhura n'ibyo bibazo ubundi tubagejeje ayo makuru tugomba kujya dukurikirana iyo nkuru tukamenya ngo umuntu yaravuwe cyangwa se niyavuwe n'ubundi tugakomeza tukabishyira hanze za nkuta zigakomeza kikayete zigasenyuka. Gasaro TV.